Tekirive mbanje kubasuhuza kandi mbifuriza ibyiza byose mwifuza. Rero kuri iyi nshuro ndagira mbabwire ko twabazaniye channel nshyashya izajya ibagezaho ibintu byiza by'ingenzi cyane, kubera ko igiye kujya ibigisha business zidasaba igishoro. Ndagira ngo rero mbireke business zimwe twari dusanzwe dukoresha tudakwiriye kongera gukoresha, harimo iyi Sky Shine, hakaza yitwa iRobot, hakaza yitwa Monex, yitwa Kuka, Kawasaki, Paypesa, LTVR Route, yitwa Fortune Job Register ndetse na TMP. Hari n'izindi nyinshi nuko ntashaka kuzibabwira kuko kwaba ari uburyo bwo kuzamamaza, kandi ibi nibyo ntashaka. Ahubwo hari n'izo gushora zivugwa ko zemewe, ariko mu by'ukuri twaje gutohoza dusanga ntabwo ziri kwemerwa. Ariyo mpamvu muri video yacu y'ubutaha tuzabereka zimwe mu zita ko zemewe ndetse zemewe ku rwego rw'igihugu cyacu, zijya zigaragaza ibyangombwa ariko burya ngo aba ari ibihimbano. Ngira ngo rero murebe hari n'izindi zigiye zivuga ko zemewe ariko mu by'ukuri zidakoreshwa cyangwa se zitemerewe kuba zakorera ku butaka bw'igihugu cyacu. So ngira ngo murakubona ko aha hariho iyindi yitwa Opal VIP, hakaza n'indi yitwa Canon Register. Izi rero nazo ziri kwiyongera kuri za zindi zitemewe, zimwe ziba zikora nka piramide, ubundi izo ntago zemewe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Akaba ariyo mpamvu natekereje nkavuga nti reka dukore channel izajya bagira inama, ibereka ibyo mugomba gukora byizewe kandi byabaha inyungu, ndetse abenshi bakaba bavuga tuti twe dukeneye za zindi turi bushore bikabyara amafaranga vuba. Rero izo ngizo ndagira nkubwire cyangwa ntangire nkugira inama y'uko izo ngizo ntabwo ziba zizewe kenshi, kuko ziba zitanemewe, ziba zikora zikagaragaza ko zitanga amafaranga, mukazijyamo muri benshi, zarangiza zo zikaza gukupa cyangwa se guhagarika imirongo yazo, noneho ugatakarizamo amafaranga yawe washyizemo wumva ngo warashoye kugira ngo wunguke. Ndagira ngo nkomeze nkwereke kuko izi ngizi nizo nshaka kugira ngo nimuzongere kuzisubiramo. Ntabwo mbasabye rwose gushora muri izi. Iyi nayo yitwa T-Power, iyi ni yindi yitwa TMP, hano hakaza investment platform ndetse yongeye nshaka ko rero dukora cyangwa se dukomezanya ahubwo ni yitwa Game Gara, n'izindi zikora nk'izi zitwa Game Gara. Izi ni application nibura zo hanze cyangwa se ziri mu rundi rurimi cyangwa se zitari inyarwanda. Akenshi izi ngizi nazo twabonaga harimo inyarwanda n'izitari inyarwanda, cyangwa se zikoresha n'ururimi rw'ikinyarwanda ndetse zitwa ko zikorera mu Rwanda. So rero ndagira ngo iyi Game Gara n'izindi application zimeze nkazo ndazifite nyinshi tuzakoreraho cyangwa se tuzareba uko wazikoreraho amafaranga. Gusa nyabuneka ndagira ngo wibuke bene izi ngizi kugira ngo uzikoreshe kuko ziba zizewe, ukoresha indi application mpuzamahanga yitwa Binance. Hari n'izindi application dukoresha kugira ngo tuvunjishe, kuko izi ngizi akenshi usanga zishyura mu madolari, kandi mu madolari tuba tugomba kuyavunja amafaranga yacu akatugeraho kuri Momo ndetse ku buryo bwizewe. Akaba ariyo mpamvu ngira ngo bakubwiye ngo kanda subscribe, uraza ureba video yawe nuyirangiza ukaba uyigejeje aho igomba kugera, uraza urebe ku ijambo subscribe, uri kandeho, nurangiza ukande kuri like kukaganza kareba hejuru, nurangiza bakubwira ngo sharing uze gukanda kuri aka gafresh. So nibyo tugiye gukora rero. Gerageza utanga inkunga yawe ukanda subscribe, urayikandaho gutya, kanda notification, ngira ngo iyo umaze gukanda subscribe uraza kubona akantu kameze gatya. Noneho niba bakubwiye ngo urakanda like, uraza gukanda kuri aka kaganza kacu, uraza ugakandeho karahita gahindura ibara kabe umweru, ngira murabibona neza cyane. Noneho niba bakubwiye gukanda notification kugira ngo hazaba hari akantu kakazogera, niko uzaza ukandeho, nako uze gutegereza nk'umuntu wagakanzeho baguhe kureba ijambo all. Nkaho wageze kuri iyi channel yawe yitwa Jado Tekirive, kora subscribe, nurangiza gukora kuri subscribe yawe ukande kuri notification kuri ako kazogera, ndetse nurangiza gukanda kuri ako kazogera ndakwinginze rwose ukande like kuri iyi video kugira ngo uze no kuyisharinga ku bandi bantu babone ko ibi bintu tugiye gukora ari byo bari
bakeneye cyangwa se bari bategereje, ubundi twibanire. So noneho ndagira ngo muzajye mutanga ubuhamya ku muntu waje kuri iyi channel akaza kungukira byinshi, turagira ngo muhungukire amafaranga, ubumenyi ndetse n'ikoranabuhanga. So rero iyo tugiye cyangwa se gutekereza ndetse tukanasesengura kuri izi business zidasaba igishoro, ngira ngo abenshi baza gusanga ko izi business umuntu arazikora ziba zigaragara ko zishyura make, ariko nyaboneka mwibuke ko arizo ziba zizewe. Ngira ngo murihangana nkomeze mbereka. Hano hari indi yitwa KYC, iyi nayo niyo tuzakenera. Hari uburyo bwo gukora KYC kugira ngo ubashe kubona amafaranga. Hari iyindi hano tuba dufite yitwa Nemoa. Iyi Nemoa nayo nikorera kuri internet mu by'ukuri, ariko ukaba bigusaba gushora umwanya wawe na megabyte cyangwa se internet kugira ngo uyikoreshe. Hari indi yitwa iyi ngiyi murabona ko iyi ni setting yitwa Power Workers Earn. Iyi ngiyi rero nayo birakorana ku buryo iyi Power Workers Earn irakora ndetse ikora no mu Kinyarwanda, ariko ikiza cyayo uragenda nayo ukabona mirimo batanze ndetse itanga make pe. Kugira ngo uzakore amafaranga afatika bigusaba nawe gukora cyane, kuko niba video urugero ari amafaranga 5 cyangwa se 2 3 ntajya arengayo. Hari n'igihe aba 10 cyakora hari niyo ushobora gusanga 15, ariko akenshi aba ari ayo mafaranga muri iyo range. Rero kugira ngo uzagwize urumva bisaba kureba video nyinshi. Ikiza nuko amafaranga kugera hari kuri Momo nta bya Binance, ni Nyarwanda nyine ariko yemewe ku buryo bwiza cyane. Noneho ikindi amafaranga bakoreyemo akugeraho mu gihe gito kandi wifashishije iyo bita Momo, apana ibintu bya Binance. Ikindi ikoresha iyo bita Pay, bayita Power Pay. Noneho mu gihe yingi yitwa Power Workers Earn. Ngira ngo hari yindi yaje isa naho ijya kuyigana yitwaga Tesla Energy, ariko iyi Tesla Energy tuza gusanga ntabwo ariko ikora, irashora. Iyi rero ntabwo wayikoresha kandi nabwiye ko ntashaka ibintu byo gushora. Ikindi ndagira ngo mbereke iyi Time Wall. Ikindi urakibaza ngo mbese muraza kwizera gute ko ibyo nge mbazaniye ari byo? Ndagira ngo mbabwire ko nyuma yo gutekereza kubazanira iyi channel ari uko nanjye hariyo nakoreraga cyangwa se nayo nakoraga business nk'izi zo gushora, ariko bikaza kurangira ayo natangiranye nayo ubwayo ntakiyafite. Akaba ariyo mpamvu naze guhindura systeme nkavuga nti reka nge nkora ibidasaba igishoro, kandi koko birakora. Usanga ari byo byunguka kuko nta kindi gishoro utanga uretse umwanya wawe, internet cyangwa se megabyte, ndetse ukabikora ubyitayeho ndetse unabikunze. Rero wungukiramo amafaranga, ikoranabuhanga n'ibindi bigiye bitandukanye. Ngira ngo murabona ko nagenzi bereka ko inyinshi nagenzi koresha, ariko ndetse n'inyinshi nizo nasibye. Ariko kandi ntabwo ari uko izo gushora zose ushya cyangwa se uyaburiramo, ahubwo biba byatewe nuko wagezemo mbere. So rero izo ngizo kugeramo mbere biba bisaba ko nyiri kuyiguha ari we uko bwiza ukuri. Ikindi ntabwo ari ngombwa ko ufata amafaranga yawe nkuyashore ahantu utazi neza ko uzayabona. Isaha n'isaha haba hagomba gufunga. Ngiye rero ndabinginze mukore subscribe, notification kuri iyi channel kugira ngo buri video yose tugiye kujya dushyiraho izagira biri update, ku buryo uzajya usanga ahantu wakoreraga amafaranga 10,000 kuri za zindi zo gushora, ahangaha uzajya uyakorera n'ibyo wenda tubyite mu gihe kirekire, ariko nacyo kitari kirekire kuko ahandi ni aho yakoreraga mu minsi 3, hano bishobora gutwara nk'iminsi 5 6 gutyo, kugira ngo ya mafaranga uyakorere, kuko nta kindi uba washoye kandi uzi neza ko ari bukugereho. Mu gihe ahandi ho wabaga wasizemo ukavuga uti isaha n'isaha nubwo nkuyemo 10 na 50 kandi iminsi 3 barabafunze ntarayakuramo. So ukavuga ati rero hano ho naho bafunga, kandi gufunga ntago bapfa gufunga kubera ko ibingibi biba bifitanye amasezerano na Google. Akenshi uzajya usanga bene izi ngizi bari kuzamamarizaho. So rero ndabasabye ko mwizera iyi channel kuko igiye kugibagezaho amavideo meza cyane yigisha uko wakorera amafaranga ku ikoranabuhanga, kandi ukaba umuntu ushobora kuvuga tuti inzozi zanjye nazigezeho. Gusa icyo ngusabye ni ugukurikiza akantu ku kandi. Nk'ubu video ndi bukurikizeho ndabanza nkwereke za business umuntu ashora, ariko
bamwe bazishoramo bavuga tuti zirizewe ariko nyamara nta cyizere leta izifitiye. Ndaza kubikwereka rero muri video yacu itaha, ariko ndagira ngo dukomezanye na za business zidasaba igishoro kandi zizewe. Murakoze rero, ndabashimiye. Niba mwakunze iyi video ndetse n'icyo channel yanyu igiye kugibagezaho, mukande subscribe, ikindi muyisharinge ku bandi bantu kugira ngo ubu buryo bwo kujya tubonamo amafaranga tutasabwe gushora ayacu dukuye mu mufuka ngo niba ngombwa tuyaburiremo, tujye tubikorana n'abo bantu nabo badukurikiye. Murakoze rero, mbaye mbashimiye, ikindi mukande like. Ciao ciao, ibihe byiza kandi ndabakunda.